ijambo ry'Imana ntiryogaya uriye ijambo ry'Imana ryobwiga umuntu umwe umwaka wose ugashira ari umuntu uwo nguwo wavuze ibyo niwe n'akazi kiwe niwe wagaye abantu kubera ibivuze bwite abandi n'ubuzima ibivuze iwe bwite ni nkaho yari ararukiye nk'isadaka nyinshi uko siko mwe mutegereje kureka ngo ni ishaka yaragize kuko abantu banze kuza kumva wese umuntu umwe yaje akumva yamara kumvira ijambo ry'Imana ijuru ryogishije ijuru se rinezezwa n'ababiri kumwe gusa umuntu yari afite inama 99 yari afite inama 100 imwe irasiga asiga 90 aja gushaka zingana ijuru riza rigendera gusa biravuga ko iyo amaze kuyibona yahamagara abantu bose ngo rimuze duserebure imwe nayo ibonetse ariko niba yari afite ibitekerezo no kuvuga ngo abantu babe benshi bamuhe igihamba nini igiremereye n'uko azogumaho kuko nimba ari we kurusha afite azogomba bikomeye ibintu byo mu bwami si ubwo byose ubwami bw'Imana si ubw'amafaranga ubwami bw'Imana si ubw'ibintu byo mu isi tureba haleluya haleluya abantu batandukanye barahagije kuri iki gitaramo cy'umugoroba kandi murakwiye tumeze neza Imana ibamugisha natwe turabishimiye kandi turatoshetse abandi boza bo bagize neza ariko batanaje murahagije ngo tutarabwira Imana sinzi ko hari abashyitsi barimo nitwa Rwakabuba duhereye i Nyamitanga tuterera hariya muri New Lake n'ibyo byinshi ibindi birenze kuri ibyo mu bibazo dusohotse ndabibwira nzanamufise kuza benshi ayo makuru yo ndayazi n'ayo bamwe badayazi niyo nashatse ndahazi abo bantu bose baba bakubwira abe nabo mwese muri kuno ndabaza umuntu wese bakubwira se na sekuru kageza ko kuri batanu cyangwa abantu bahandi turagenda ayo makuru rero arahagije ko tumenyana gutyo ariko turafatanya guhimbaza Imana no kwishima tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana umwanya utari mutoya mbaho tuganira umwanya munini ni ukubera ko baba yigeze kubivuga aravuga ko abo bantu ngo bari beza cyane kurusha abiteze ababiri haleluya kubera ko bagira umwete cyane ngo bumve ibyanditswe bagera mu mago yabo bakabisoma bakabisubiramo aravuga ngo abantu ni beza cyane kubera ko namenye ko ugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana nicyo gituma dufata umwanya uhagije wo kuganira ijambo ry'Imana cyane cyane ko harimo abantu bakuze kagira ngo kuko bato Imana rero ishimwe ko ari uko tugiye kubigenza turabana mu mwanya utari mutoya turi tuganira ijambo ry'Imana ry'umugoroba abantu bashoboye gusoma dufite umuntu usoma neza Bibiliya yera aje kudufasha gusoma mu gitabo cya Tito muri urwego rwa Tito hanyuma abantu bose babakiriye natwe ku ijambo ry'Imana abarabyeyi turabakiriye abapasitori turabakiriye abaririmbyi turabakiriye abacuranzi turabakiriye mwese mwisange ku ijambo ry'Imana abo twagendanye nabo turabakiriye ndetse n'abandi bose bazatwumva bari hirya no hino ku isi tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana umuntu wambutse gusoma Bibiliya yera aze gusoma mu rwandiko rwa Tito igice cya kabiri cyangwa isura ya kabiri versi 11 sura ya kabiri versi 11 mu rwandiko rwa Tito ntabwo hageze ubwo buntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse
utwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, ukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yubagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugire ishyaka ry'ibintu byiza. ariko hari ibisubizo neza iyo bagani bari kuyigirwa byaba ari ibigaragara mbere y'inama. Imana igumisha cyane, urakoze cyane. Kugiye mudasomye neza uzubisobanura neza. Timuzi wabo uzusoma nabi akana kwa interpretation y'undi kubera ko basomye kutariko, ariko iyo basomye neza ubasha kubivuga neza, birasobetse birasobanutse. Imana igumisha cyane. Uyu mugoroba turaganira ku gakiza, ayo niyo makuru mwabikora, ni nayo makuru baza bita ubutumwa bwiza, icyo bita la bonne nouvelle mu Faransa. Ubutumwa bwiza ni amakuru ya Yesu Kristo, atari n'izindi nkuru zazo. Ayo niyo makuru tuganira none mugoroba. Njyewe sindi umuhanuzi, murabizi, sindi byinshi. Ni ukuvuga ngo ni umuvugabutumwa, nta umuvugabutumwa, ni umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umuhanuzi ashobora kubwira abantu ibizaba, akabwira abantu uko bagomba ibyenda kubaho mu itorero, mu gihugu no mu bindi bintu bitandukanye, ariko twebwe twamamaza Yesu Kristo wavuye agasuka. Nayo yo makuru mfite uyu mugoroba. Amen. Nta makuru yanje mfite, nta makuru y'abene wacu bantumye, nta yandi makuru mfite keretse gusa kubabwira amakuru ya Yesu niyo butumwa bwiza. Pawulo yaravuze ko ukuyemo kuzuka kwa Yesu ubutumwa bwiza bwo gupfuma, ngo yaba Yesu Kristo atarapfuye ngo azuke, titwobwiye tubona icyo tubwira abantu. Ni ukuvuga ngo niba dufite ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ni uko Kristo yapfuye agazuka. Iyo atazuka nta makuru tuba dufite, tuba tuba tubwira icyo tuvuga, ariko kubera ko Kristo yazutse dufite imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Ubundi imyizerere yacu ishingiye ku bintu bitanu, kuko turatangiye amakuru ya Yesu. Imyizerere yacu, imani yetu ina misingi, ifite icyo bita piliye, inkingi zitanu. Ibyo twizera cyane, twizera ko Yesu Kristo yavuye ku ijuru. Iryo ni ihame rikomeye umukristo wese akwiriye kumenya. Umanywa na nijoro akaza abigendana na hesitation, akabwira abantu batazi Imana ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru. Iyo ni inkingi imwe ikomeye. Inkingi ya kabiri, Yesu Kristo yarabaye. Muzi impamvu kubamba kwa Yesu bifite icyo bivuze? Ni uko mu isi hariho amadini menshi n'abantu basenga Imana nyinshi batemera ko Yesu Kristo yabaye. Hanyuma Abayisilamu, Isilamu ntiyemera ko Kristo yabaye. Ese ari umuntu mwari bahari? Isilamu ntiyemera ko Kristo yabaye. Yemera ko Kristo yabayeho umuhanuzi kandi akora imirimo. Ariko umunsi wo kubambwa kandi abageze kubaga umusaraba bita hasi bakawusingiriza, siporo ntaho baza bagaruka, bakaba bavuga ngo nyuma yaho ngo ntiyasubiye kuboneka, yamye abuza aratoweka aragenda n'ubu ntaraboneka. Ariko twebwe twemera ko Kristo yabaye, kandi ubwo ni bwo butumwa bwiza. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bemera ko Kristo yabaye abo ni abakristo, kuko hariho abatemera. Cya gatatu, Kristo yarazutse, ari naho imbaraga zacu zishingiye. Habe rero wowe ubwira abantu gusa ko Kristo yarazutse, uhabwa wavuze ubutumwa bukomeye cyane. Ejo bundi nari ndimo kuvugana na mwene data, ni umupasiteri yari witwa Shadre Yakishimana, yari yagiye muri Israeli, akaba akubwira amakuru ahagaze akamba amakuru
akazabwira ati ndaha ibetereye ejo mu gitondo nzozinduka hari imburiro tuvugana anyereka imva ya Yesu numva ndanezerewe cyane. Nibuka indirimbo Theogene yavuze yaririmbye yaravuze ngo abandi bantu bose bapfuye imva zabo zagize zameze n'icyatsi ariko imva irarangaye bagimbaye. Ayo makuru arahagije ko tubwira abantu ngo Kristo yarasutse. Bwana Yesu asifiwe. Kristo yarasutse. Iyo ni inkingi ikomeye cyane. Inkingi ya kane, Kristo yagiye mu ijuru. Ayo makuru nayo n'ay'ukuri ko Kristo yagiye mu ijuru. Abantu bemere cyangwa bahakane Yesu Kristo yagize gute? Yagiye mu ijuru. Amen. Inkingi ya gatanu, Yesu Kristo azagaruka kujana itorero. Niyo randevu imwe dusigaranye ikomeye abakristo, nuko Kristo azagaruka kujana itorero, kandi iryo torero ni abizera Yesu Kristo bonyine, si abantu bo ku isi. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ni abantu bizera Yesu Kristo bakamwemera, bakabyizeza imitima, bakabyatura, bagakizwa. Abo ni bazagaruka kujana. Twinjire mu ijambo ryacu ry'uyu munsi ry'agaciro.